Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Amahoro bakundwa bene data, ndabasuhuje mwese mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabe muri mwe. Ndi Odette Kandama mu kiganiro Saveur Divine. Nongeye gushima Imana ituremeye uyu munsi kabe uduhaye ngo tuwunezererwemo. Izina ryayo nirihabwe icyubahiro. Wowe nanjye tukiriho, tugihumeka, tukibasha kumva. Niba uri kumva ubu butumwa cyangwa iyi audio, nuko wowe nanjye dutewe iteka ryo kuba tukiriho. Nukuri ushimana Imana nanjye uyiramburira amaboko, kuko niyitumye tugeza uyu munsi. Kandi impamvu ibikoze nuko dufiteho umugambi. Cyampa wowe nanjye Imana ikadushoboza kuba mu mugambi idusigarije. Imana ibaha umugisha. Turimo turaganira muri kino cyumweru ku magambo twahaye umutwe uvuga ngo kwizera gukiza ubugingo, kugakiza n'umubiri. Tubona mu ijambo ry'Imana iyo dusomye aho Yesu yajyaga asanga abantu akabakiza, akenshi yarababwiraga ngo, yarabanzaga akababwira ngo ibyaha byawe urabibabariwe. Iyo bamuzaniraga umurwayi inshuro nyinshi yaravuga ngo ibyaha byawe urabibabariwe. Iyo ubabariwe ibyaha rero ubukiza ubugingo. Mu bugingo bwawe haba hakize, ubugize ubugingo buzima. Yamara kubabwira ngo ibyaha byawe urabibabariwe, akababwira ngo ikorere uburiri bwawe wigendere, cyangwa kwizera kwawe kuragukijije. Kwizera gukiza umubiri, kugakiza n'ubugingo. Rero narinje kukubwira ngo kwizera kurakiza. Nshuti mukundwa unyumva, ni ukuri kwizera kurakiza. Gukiza iki? Gukiza ubugingo, kugakiza n'umubiri. Uwizera Yesu ubugingo bwe buba buzima, cyangwa uwizeye Yesu ubugingo bwe buba buzima. Hanyuma kandi iyo wizera Yesu cyangwa iyo wizeye Yesu, Yesu niwe mukiza wacu, niwe udukiza indwara. Bibiliya igitubwira ngo ajya tubabarira ibyaha twakoze kandi akadukiza n'indwara zatumugaje. Izina rye rihabwa icyubahiro. Mu nkundire dusome amagambo y'Imana, twihute dusome mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice 7, dusome duhereye ku murongo wa mbere. Muri ihangana n'amagambo maremare, ariko ndagira ngo igitekerezo kirimo tucyumve tutayaciyemo. Nuko ayo magambo yose amaze kuyabwira abantu, ajya i Kaperinawumu. Hariyo umutware utwara umutwe w'abasirikare, yari afite umugaragu wakunda cyane, wari urwaye yenda gupfa. Uwo yumvise inkuru ya Yesu amutumaho abakuru b'Abayuda kumwinginga ngo aze gukiza umugaragu. Nabo basanze Yesu baramuhendahenda, bati ni umuntu ukwiriye kumugirira utyo, kuko akunda ubwoko bwacu ndetse n'isinagogi yacu niwe wayitwubakiye. Yesu ajyana nabo. Ageze hafi y'inzu, uwo mutware w'abasirikare amutumaho inshuti ze, ati Nyagasani, ntiwirushye kuko bitankwiriye ko winjira mu nzu yanjye. Nicyo gitumye ntekereza ko bitankwiriye ndetse konza aho uri ubwanjye. Ahubwo tegeka, umugaragu wanjye arakira, kuko nanjye ndi umuntu utwarwa n'abandi, mfite n'abasirikare ntwara. Iyo mbwiye umwe ntigenda, aragenda. Nabwira undi nti ngwino, akaza. Nabwira umugaragu wanjye nti kora iki, akagikora. Yesu abyumvise aramutangarira, ahindukirira abantu bamukurikiye, ati ndababwira yuko
ntabwo nari nabona kwizera kungana gutya habe no mu Bisiraheli. Izo ntumwa zisubiye mu nzu zisanga uwo mugaragu akize, Imana ishimwe. Aha dusomye hatubwiye umutware ngo watwaraga umutwe w'abasirikare. Nakunze cyane uyu mutware, umuntu w'umutware, umuntu w'umuyobozi, ariko akagira umutima wo kujya gusengera umugaragu we. Bakundwa bene data, iki kintu muracyumvise? Gusengera abandi tujya tubikora, ariko noneho umuntu w'umutware, w'umuyobozi, akajya gusengera umugaragu we. Bene data banyumva, hari igihe tugera abo tuyobora, hari igihe tugera abakozi badukorera mu rugo, ariko muha uwuhe mwanya? Umwubaha ute cyangwa umufata ute? Twigire kuri uyu mutware watwaraga umutwe w'abasirikare. Ntabwo yaririye abatware bagenzi be cyangwa se abasirikare bagenzi be, ahubwo umugaragu we wari uri munsi ye agira umutwaro wo kujya kumusengera. Natwe dusengera abandi, cyane cyane abo turuta. Imana ibaha umugisha, cyangwa Imana ikabafasha kubyumva. Agiye gusengera umugaragu we rero, ikindi kintu cyanejeje, yari afite imirimo myiza myinshi. Urumva iki kintu cyonyine cyo kugira ngo yibuke, yumve ko ni umugaragu, yumve ko ni umuntu uciye bugufi cyane, utangana nawe, utareshya nawe akwiriye gusabirwa. Iki gikorwa yakoze naragikunze. Hanyuma ngo yatumye abayuda n'abakuru ngo bari batuma kuri Yesu. Noneho bagezeyo mu guhendahenda Yesu, bamubwira n'iyindi mirimo yakoraga. Ababwira uburyo ari umuntu mwiza, umuntu ukwiye kugirirwa neza, ngo niwe wari waranabubakiye n'isinagogi yabo. Barangije bavuga ngo Yesu, uwo muntu wakoze ibyo rwose ukwiye kumugirira neza, ukwiye kumwumvira, ukamukiriza umugaragu. Urumva hariho ibintu yari yarakoze byiza byibukwa. Icyampa Imana ikadufasha tukagira natwe ibikorwa byibukwa. Imirimo ijya yibukwa, ntabwo nabitindaho, ariko hariho imirimo ijya yibukwa, ibikorwa byiza dukoze biribukwa. Hanyuma Yesu rero igihe kiragera aza kugenda, ariko uyu mugaragu yongeye kuntangaza, yari speciale. Ngo yumvishe ko Yesu aje, ngo ntiyatinyuka no kujya kumureba, ngo yohereza inshuti ze, ngo ziramubwira ngo nimumubwire ngo ntiyirirwa azi iwanjye, ntibinkwiye ko yinjira iwanjye, ngewe ndi mubi bikabije, ngewe ntabwo ntunganye, ariko mumubwire ategeke. Ntabwo ngewe naza kumureba, no mu rugo rwanjye ntakwiye kwinjiramo, mumubwire ategeke. Ikindi kintu nakunze kuri uyu mugaragu, yagize kwizera, kandi yizerera umuntu utari we, yizerera uwundi muntu. Yizeye mu cyimbo cyangwa mu mwanya w'uyu mugaragu. Bene data, muzi yuko tubasha gufasha bene data kwizera, cyangwa tukizera mu mwanya wabo. Umuntu ashobora gufasha. Nari ifite inshuti yanjye yajyaga ivuga ngo mumfashe kwizera dusengera iki kintu. Umuntu yafasha umuntu kwizera, umuntu yakwizerera undi birakunda. Mu gihe cyo gusengera umuntu wenda arwaye, ukamwizerera wenda adahari. Nicyo cyabaye, yizereye umugaragu we. Hanyuma amaze kumwizerera, ngo aravuga ngo utegeke, nanjye njya ntegeka. Niba ntegeka ndi umuntu woroheje nyuma y'abandi bose, nawe nutegeka ngo umugaragu wanjye akire, arahita ko akira, nta kibihagarika. Yizeye imbaraga ziri muri Yesu, hanyuma yumva ko yanategeka, agategeka uburwayi bw'umuntu udahari. Yizerera umugaragu. Nagiraga ngo mbabwire ngo tubasha kwizerera bene data wenda barwaye, tukabafasha kwizera. Mbese hari mwene se urwaye ngo umufashe kwizera? Yego, birakunda, birashoboka. Tubasha gufasha bene data kwizera, tukabasengera, ariko tukanabafasha kwizera, kuko kwizera ni ngombwa, birakwiye. Bibiliya igitubwira mu rwandiko rw'Abaheburayo ibice 11 umurongo wa 6, handitswe ngo
utizera ntashobora kunezeza Imana. Imana idufashe. Bibiliya ikomeza itubwira ngo kuko uwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka. Kwizera ni ngombwa, kwizera kurakiza. Twizere Imana, hanyuma dufashe bene data kwizera. Uzi yuko Yesu yegeze akiza umuntu wari uremaye, ikirema cyari gihetswe n'abantu 4. Uzi ukuntu Bibiliya ivuga? Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko ibice 2 usomye umurongo wa 4 n'uwa 5, umva ukuntu havuga. Ariko babuze uko bakimwegereza kuko abantu bahuzuye, basambura hejuru y'inzu aharinganiye n'aho ari, bamaze kuhapfumura bamanuriramo ingobyi ihetswemo icyo kirema. Umva umurongo wa 5. Yesu abonye kwizera kwabo abwira ikirema ati mwana wanjye ibyaha byawe urabibabariwe. Narindimo mbabwira ngo tubasha gufasha bene data kwizera, tubasha kwizerera bene data nk'uko uriya musirikare yizereye umugaragu we kandi bikemera. None hano dusomye ngo Yesu yabonye kwizera kwabo abwira ikirema ati mwana wanjye ibyaha byawe urabibabariwe, aba amukijije ubugingo. Ageze hepfo abantu ngo bariburanije mu mitima. Yesu ngo arababwira ngo ariko se icyoroshye ni iki? Ari ukubwira iki kirema nti ibyaha byawe urabibabariwe, cyangwa ari ukumubwira nti byuka wikorere ingobyi yawe utahe? Umurongo wa 10 uravuga ngo mumenye yuko umwana w'umuntu afite ubutware mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha. Nuko ngo abwira icyo kirema ati ndagutegetse byuka wikorere n'ingobyi yawe utahe. Aba bantu bari bamuhetse bamuzanye. Bibiliya itubwira ko Yesu nibo yabonye kwizera kwabo bituma amukiza ubugingo, amubabarira ibyaha, amukiza n'umubiri. Aramubwira ngo ikorere ingobyi yawe utahe. Bene data, kwizera kurakiza. Twizere Imana kandi dusengere bene data tubafashe kwizera, kuko kwizera kubasha gukiza umubiri n'ubugingo. Imana nibaha umugisha mu izina rya Yesu.